uvuze ngo iki? Baby nukuri ibi bintu bisubire kuguhangayika. Sibyo? Sekundeba gutyo. Nibyo koko. Wavuga ngo ikiza? Akosema. Uburagira ngo bari abana bashyire tuvugishije ukuri. Uzi ko nta data ngira. Nta mama ngira. Urumva? Ubu mfata abavandimwe mbajugunye Linda. Kara. Sindi mubi nawe urabizi. Ndabizi. Ariko ndagira nkwibutse yuko atari gihe wishe nyoko naso. Akwaretse kumbwira ngo ntabwo rero ngomba kwicara ngo ndere bene nyoko. ese ko ninjye bafite nk'abandi mukuru wabo kuko cyo bigenze. Nakuzanye kugira ngo dukore umuryango. Ntabwo naje kuba minisiteri runaka ifasha imbabare. No. Ntabwo ndi umudona. Shema. Aba bavandimwe bavutse nyuma y'uko nzi koko. Ntabwo washatse uzi ko bahari kandi bari ku mutwe wanjye. Hanyuma baza ku mutwe wanjye gute? Ngaho mbwira basi mbigenze gute? Koko. Ubwo ngango ne bagusohokera mu nzu bagende barageshye. Buretse gato. Utavunitse. Hari bene wacu wari bwabone hano. Subiza. Ese ko bafite aho baba. Reka tuvuge tuganire. None se Shema reka mubwire ko akundakarira banze mbasuntega amatwi. Ko bafite ahantu baba, bafite imiryango yabo. Ubu ndafata abana b'impinja bangana kuri aba bakobwa. B'impinja? None. Izi nkumi. Ese wafata umwana w'imyaka 17 ukamushyira muri ghetto bikagenda bite koko? Ni sore. Mama ngo muvukana njya kubona nkabona bashoreranye nka zene mutamu cyangwa nk'imisuri igiye konera umutindi nkabona ba. Rinda singihumeka. I swear. Singihumeka sukurengera. Koko. Rinda nyumva. Wambarukerega nk'imisuri. Baretse gutuka abana baba. Rinda buretse. Ishyire mu mwanya wanjye. Urabona abantu bakobwa banyu aba mama ibi bikirwa amana byanye izi nkumi zanjye. Umunsi bagiye hariya hanze bakabatera inda bahora. Nimba unkunda wanyumvise bakabatera inda muri urugo do hanze mu baturanyi mu bitangazamakuru muri rubanda bazavuga ngo amba bazabishyira kuri njyewe. Urabona bamwe ntibaranuzuza imyaka. Shema waretse gutekereza kote negative. Ndakwinginze. Basi reka ikintu cyo tugitekereza. Noneho uretse n'icyo batuma ntahumeka pe. Do ndakubita muri koridoru nkabona nkubitanye n'ubukibuno. Nakubita muri hirya nkabona nkubitanye n'akareshya nk'ifundi. Nakubita hirya nkakubitana n'akagufi. Nakubita hirya baba banatumuka ivumbi ntago ndabona. Fagitire muri urugo za amazi umuriro baheruka kumena televiziyo kubera ngira ngo baba bashaka kuyicaramo. Mu minsi 3 ndeba mu minsi 3 ishize sibwo naguhaye 200 byo guhaha. Amasukari n'imiceri ntibabirebaho. Hari ubwo banabitabura mu gikoma cyangwa ngo babiteke babirebaho bati bikagenda. Ambwira nawe. Ako Shema ntibirengagize ko twagize abashyitsi kandi benshi. Yego. Abahe bashyitsi? Abantu bo ku kazi wanyu se ntago haje abantu 18 kweli. Nisi ntago twatetse ibyo nahaze. Babonye ko bandizaniye n'ibinyo biyakiza bari n'abasirimu. Barabibonye. Reka tubigire gutyo bitaza gukura urwango cyangwa se njyewe nakuzanye none se nagiye kukuzana ari uko ntabareba hariya. Sinagukuye muri bo. Ahoye muri bari kubizi neza ko bari ku mutwe wande. Aho bari ku mutwe wande? Wande. Ni bari ku mutwe wande? Wow. Fala.
nise mbigenze n'ishema wanjye nise ko turi hano turi babiri mu rugo mbigenze ne kwera ibintu ni bibiri waba ukanyihangana imyaka ibiri nazuma mpagaze urareba nk'agati kaba kari mu ntuzenya ahantu mu nyanja agati nabwo katagira amashami yo kumye ngira ngo gashobora kuba gashyigikiwe n'amabuye do naba ameze nk'agati mu nyanja noneho ngaho dufatanye tuganire bigenze indi option ishoboka sino urasohokana nabo shemura komeje sino nabaye ikigo noneho uraba uje ngo uryame ukajya urabwejagura wajya mu busani ntibashobora no urabizi sinshobora kubabwira ngo ni muceceke aya magambo ntabwo nshobora kuyakubwira bo kandi nizere yuko utazababwira ngo nakubwiye nabi tugomba gushaka umwanzuro w'iki nimba ubona ko atari ikibazo ubimbwire turetse no kwirengagiza myaka 2 kabyara umwana akavukira muri utu dusiha shashamatse kurengera abo wita amasaha akora amaraso yanjye wambaye karega kumbabaza sinjyanze ariko reba umwana uzavukira hamwe utu tuntu noneho dusakosangana wanjye yazasinzira se sheri ibyo byose ibintu byose biba byose turabifatanyije sibyo kuki wumva iki kibazo cy'abana cyo wakimarira ariko icyo mukundira ye uba wigize imiseke igoroye wibombaritse nka mama yamwikanze mbega ubu nkaba ari mubi oya sheri darema nese uragira ngo mbigenze gute uragira ngo mbigenze gute nuzamura ijwi reka mbwire sheri nuzamura ijwi nanjye Nyarwanda ngo umwana yerekwa aho nyina aguye agaseka urabuzwa n'iki se guseka ndashaka kukubaza ni byibura reka by'amaburabuza iyo baba ari n'abari abene nyoko bonyine ariko do famiye zanyu ikiri nyokorome ikiri nyogosenge ejo bundi ntabwo yanga hari masenge ngira harya amaze iminsi ngahe hano ariko se ko yaje amaze iminsi 3 ariko yaje arwaye 3 yaje arwaye ngomba kumutwara kwa muganga maze kumuvuza arataha erega reka mubwire sinkirya kabutaha sinkitora uturaso tuba tukigera aha bakaturopora mbega bameze nk'abari kuroba ifi nta brebi kibahangira ngo iyo bayisiga muri iriya myate yabo mayoneze yo kandi urabizi ko ibintu byanahenze bayirebaho biba bimeze nko kuri gata mbese nta buki bukiba njya kugura ibintu niyo ntacyo utabihashye wowe nk'iyo nciye nko kuri supermarket nkatana nk'ubuki bakambwira atari ko bwa bundi bwamenetse urivuga ko hari igihe njya nta hantu ubuki ndabizi hari n'igihe njya gukorera mu ntara nkazana ubuki mu kajerekani ndabizi nsanga ugira ngo ni amazi bavomye muri robine baranyweye nsanga akajerekani kampamagara si wowe uhahanga uhaha buretse ntujya uganira n'abagore bagenzi bawe wowe iyo urebye ingo z'ubu usanga twe duhaha nkora muri we ureba ukuntu duhaha mbwiza ukuri niko abandi bahaha cyangwa twe nuko turi abakire kubarusha ntabwo nzi ukuntu abandi bahaha ariko nibyo kuko dukoresha amafaranga menshi wagira ngo mfite nk'igiti munsi y'urugo ngenda basoromaho amafaranga kandi nabwo kituma gihora kivomererwa ese ma icyo giti cyo ntiwakireka kikanisuganya basi sheri mbabara dufata umwanzuro w'icyo gukora ngira inama nk'umugabo erega ndakumva ibiguhangayitse byose ndakumva ariko nahindukira ngasanga nanjye nta yandi mahitamo mfite ariko nabura dufatikanije wabona wangira inama y'icyo nyogosenge ejo bundi
ngo yewe ngo mva ngo meze neza ngo ubundi kwa mwisengeneza wa shari n'ubizi by'abaturage koko by'abakecuru imyaka agezemo ariko usanga ari capable kuvuga buri kimwe aya nibyo ba nje rero ubu mbikubwiye ko nze nkoye byandambi do bingeza n'ubu ndi gutekereza yuko mu kanya njya kumva ku gipangu bakita igipangu noneho ukagira ngo ni amashara batwitse batashye bakamba ko batashye kare habaye iki noneho akushire n'ubundi ntago bakabye n'ukuri nuko wenda ntazi icyabaye narimbonye umugati mu kabati ukirimo eko abazungu banza amagi bose ntibaburiye narimbonye umugati mu kabati ngira ngo ntibaraza kuko yasanze uriya mwanya w'umugati ukirimo mitamenya ko bataragera ngambwira dukora iki erega ntabwo tuzapfa imigati ntituzapfa n'ibiryo byose tuzapfa tubisige ariko nkeneye umutuzo mu rugo rwanjye nkeneye guhumeka nkeneye ko duhumeka ariko jye nawe ariko urumva urugo turimo twenyine dutuje sinanze ko bajya baza rimwe na rimwe ariko uba wagira ngo baje guhabwa ukarisitiya urareba nka kuriya muri kiliziya umuntu atasiba kujya gufata ukarisitiya uba wagira ngo hano baje guhazwa none bafite ukuntu binjira uko ngira ngo bavukana umuti imbere umukuru inyuma akoshe n'ibyo urabireba hari igihe baza amarebera mu idirishya ngido nse niho sobana kuye ngo baba bashoranye nk'imisuri anyway story short twavuze byinshi kandi bajya bavuga ngo ubwira wumva ntavunika yego wumvise se yego wowe cyangwa uri ingumba y'amatwi nka bene nyo numvise shanda erega nkeneye ko twubaka nta kuntu ushobora gushaka umukomisiyoneri akabashakira inzu bakabamo ntiwabashakamo umukozi nabo bwabo nta kazi bafite bajya babyikorera hanyuma ufite akazi icyo ni kimwe memu nanjye mfite akazi najya nanakunganira da ariko ku buryo wowe ukajya ujya kubareba iyo ngiyo icyo ntabwo gishobora gushobora cyangwa ni paka tubyiganira ubwo paka ubwo ndajya muhandagirane nabo ngira ngo no mu ntebe usanga bahasinziriye intebe ntizikigira ibara ahubwo ni ukujya umuntu azana amapamba akabarambikamo kuko baba bashaka gushyuha nk'utunyoni wowe urabona bajya bahora batonda aha bakazagira akenge ko kugira ikindi kintu bakora erega aha ni mu rwego rwo kugira ngo pepe nabo batekereze bamenye ko bagomba kuzajya gukora ubuzima bwabo urumva ariko buri munsi kuwa mbere kugera ku cyumweru mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12 ari nka batekereza ubayeho nk'icyana cy'inyoni bagomba kujya hanze hariya bagashaka inzu bakabamo ejo n'ejo ubundi umuntu akagira n'ukundi kuntu abafasha akabarekura ntabwo mbyanze bebe ndabikora shiti okay ndabikora rwose kandi urakoze yewe nzabibara mbibonye kuko ndabikora ariko nizere ko ariko bizagenda yego urakoze cyane muzana agaki ko kunywa ubwo hari utwo basizeyo nta kibazo nizeye ko bihera rekerayo
uvuze ngo iki